usanga nyine n'ubundi turi mu munezero dusanga hano nk'abana b'Imana. Mukomeze mu iwanyu baba basore n'inkumi bashinzwe kwereka abashyitsi no kwakira abashyitsi, dore ko umwana bitorwe mugende gitore mubereka aho bagomba gushyikira agashyike, kandi mugeraho babahaye kwicara mujye mwicara ntugire ikibazo muri iwanyu, mwumve ko muri iwanyu ko natwe musanze bya twicaye hano nta mpagarara zihaba, nugera bakavuga icyicaro cyicaremo n'uburyo n'icyawe mugire ubwoba intebe ubona wicare muri iwanyu ngo bahere amashyi uko bakaganye badusanga. Mukomeze ndi kubona harimo abantu benshi tuziranye usanga tubazi, ndi kubona bamwe tubazi rwose, ntimugire igihunga n'abacu bari no mu babo, bari mu byabo, mwageze mu byari, mutekane nk'uko musanga natwe dutekanye, mutekane rwose, mutekane. Nitwaha Imana amashyi ko twongereye abashyitsi uyu munsi, nitwaha Imana amashyi abashyitsi n'uko dusanzwe turabafite ko twongereye abandi bashyitsi bararenga mucyonyi, ariko nimuvuge ngo ni abiri, muvuge ngo ni amina ntari kusori ngo amina, amen. Rero umusanga mukuru uza kumufasha kubakira, ariko kuko twatojwe gusenga no gusengera abashyitsi, tukagira uwo muco twatojwe kuva kera, twabyigiye ku birenge by'abantu batwakirije, tugiramo abapasitori, tugiramo abakozi b'Imana. Ndaza gusaba umwe muri bakuru banjye yigire hejuru, aza ahagarare hano aho Imana icyubahiro, abaragize Imana ababwira ngo mwize muri sanga iwanyu. Ni Pasiteri Corneille Mboneko yigere hano abanze twakira Imana, tuze no kwiyakira turi hamwe nawe. Murakoze. Wa Imana yacu, Mwungeri wacu mwiza, mu izina ryawe Yesu, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, turagushimiye kuko twebwe abari hano bageze hano batwaje tukagera amahoro, turagushimiye kuko abashyitsi barinze mu mayira nabo bakaba bageze hano, dusengeye uyu mwanya tugiye kwinjiramo, tukweretse gahunda zose uziyobore, duhagaritse imigambi yose y'umwanzi, yemerera utube hagati, gahunda uziyobore kandi uzibemo, ari abashyitsi banezerwe, natwe basanze tunezerwe, izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ryamamare. Urakoze Mwami ko ibera hano byose ari bihesha izina ryawe icyubahiro, turagushimiye ko byumvise mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze mukuru wacu kandi Pasiteri Corneille, ariko ntimugire ikibazo, musanze turi kurya, musanze turi no kunywa. Mbere ko mbwira umusanga mukuru ngo aze abakire, mwihangane, araje abakire. Uru rugo turimo ni urwa Dionise, ariko tugira umusanga mukuru udufasha, uduhagararira twese, ni Pasiteri Ngarukiye. Turaza kumusaba yegere hejuru yakira abantu. Murakoze Pasiteri, mfite ibyishimo byinshi
nyinshi kwakira abashyitsi beza basa namwe, abashyitsi bakoze urugendo rurerure kuva Liège kugera hano ntabwo ari ahantu hafi. Nyakubahwa Augustin, ndabizi yuko mwakoze urugendo rurerure, nagira ngo abasore banjye inkumi ndetse bamaze kukwereka icyicaro aho mwicara muruhuke, bakuzanire icyo kunywa kugira ngo banze wice akanyota, umanure ivumbi ryo muri ya muhanda kuva Liège kugera hano, ntabwo ari ahantu hafi. Hanyuma numara kwicara ndakubwira icyo tugiye gukurikiza. Kuko umuyobozi wa gahunda bivuze, mwasanze koko dufungura, ntabwo rero turi bufungure twenyine, nibabahereze icyo kunywa noneho tubone twagira icyo tuganira. Imana ibakumisha kwakira mukareba gusa. Yewe wumva mwere data na mushiki wanjye yigira aho ngaho, wumvishe niba wumvishe icyo pasiteri yavuze, ngo nyaruka ngo urebe uko ugenza inshuti ye gusiniriza. Nyaruka nuko nyakubahwa Augustin rero mwakire musome, twasenze kandi byagiye umugisha. Rero nimumara kumanura ivumbi ndabona nakubwira amakuru yawe. urakoze twakiriye, reka dusangire ubuzima bwacu. Murakoze nyakubahwa pasiteri Garukiye, rwose uno mutobe uraryoshye, ni umwikame, ni uw'abantu b'abasaza nkatwe. Ni ukuri gasomye numva nk'akavumbi kamanutse. Turabashimiye rero kuba mutwakiriye, Imana ibahe. Murakoze cyane. baduhaye uburenganzira rero nabo babahaye uburenganzira rwose ibibari imbere murebe ukuntu mwigenza
muranyemerera mukore rwose nk'imfura ndabizi ko mushoboye ndabizi kandi ko mwabi byagenda neza abantu baturutse mu bwami bwa hari hakurya bakaza muri repubulika ya hano tubakira kuri iki kubera ko twese tuba twitegura kuzajya mu bundi bwami uruta ubwami bwa hariya hakurya na repubulika ya hano twe dufite ubundi bwami tuzajyamo bw'iteka ryose niyo mpamvu tubihurizamo tunasenga Imana ibagire neza mwakire nk'abari iwanyu ntimwishishe mwumve ko mwageze iwanyu ahasigaye rwose mwumve nubwo muri mwaburiya bwami natwe tukaba muri repubulika ya hano ariko muhumure twese dufite ubwami bumwe dukorera ntimugire ikibazo ntimugire impungenge ni karibu sibyo rero abashyitsi babaje sibyo basangwa sibyo umusanga mukuru yatanze uburenganzira namwe nawe wikambere ndavuze ngo wibwire none niba mumaze kwicara muruhutse mumanuye rya vumbi nagira ngo bahakanya mutubwire impamvu y'urugero rwanyu ndabona yuko batuzaniye abasore inkumi bikwerere ariko mbese mwatubwira impamvu zabahagurukije murakoze murakoze bwana pasiteri Terese tubashimiye ko mwatwakiriye tumaze kumanura akavumbi ndetse n'inyota imaze gushyira none ndagira ngo mbere na mbere manze mbereke umuryango wa Kayabo Gukwa n'inshuti z'umuryango twazanye twavuye mu gihugu cy'Ububiligi ahitwa Liege twagenze urugendo rutoroshye ariko turashima Imana ko twageze hano amahoro reka rero ntatinze twazanye n'abasaza twazanye ibikwerere n'abasore n'inkumi n'ababyeyi ndagira ngo sabe abo mu muryango wa Kayabo Gukwa kugira ngo bahaguruke umenye umuryango twazanye nawo kuko n'umuryango mugari abo twazanye ndabasaba kugira ngo ushobora kwicara nyakubahwa asengarukiye mu izina ry'umuryango wa Kayabo Gukwa twifuje kuza gusura umuryango wa Diyonizi hashize iminsi myinshi ariko turashima Imana yadushoboje uyu munsi kuba tuhageze twagize urugendo rwiza bose dushima Imana kuko tuhageze kandi tukaba dusanze namwe umuryango wacu muri amahoro Imana ishimwe kandi hakurikiranye kandi tubashimiye ikaze mwaduhaye mwatwakiranye urukundo rwinshi n'ubundi tubasabiye umugisha w'Imana nyakubahwa uhagarariye ngarukiye pasiteri uhagarariye umuryango wa Diyonizi twebwe umuryango wa Kayabo Gukwa twaje hano mu rugo rwanyu tuzanwe no gusaba urukundo n'urukundo rw'umuhungu wa Kayabo Gukwa wakunze
kubasaba umugeni ari we Terese uzayisaba. Umuhungu wacu akaba yarifuje kugira ngo ubakane. None nyakubahwa uko usanzwe turi inshuti kandi tubanye neza nk'umuryango, muri uyu mwanya ko tuje kubasaba umugeni twizeye ko icyo twabasaba cyose murakiduha kuko tubizeye kandi tukaba tubanye neza kandi tubakunda. Nyakubahwa nkaba bashimiye igisubizo cyane cyiza, murakoze murakagira Imana. murakoze cyane nyakubahwa Gusaba, tuvuze ijambo ryiza kandi rigeze ku mutima rwose. Mugize muti twaje gusaba urukundo. Igisubizo cya mbere ni uko mwaje ku bantu b'abanyarukundo. Urukundo rero turarufite, Imana yashyize urukundo rwayo mu mitima yacu, irushyira no mu muryango wacu wose. Mugize muti umuryango wa Ruka waje muri uyu muryango kugira ngo tubasabe umugeni, ariko uyu muryango ukeneye kumenya umuhungu wa Ruka musabe umugeni wanyu, kuko ntabwo turibuze tuti yego twemere, ariko se mbese uyu mwene Ruka arahari? Ubwo rero nimumara kumutwereka noneho umuryango nawo ukareba, noneho turamenyera ko tubasubiza. Murakoze. namwe ariko mwaje gusaba mwaya komata ibiya kwigishijwe kwa musabye nyabute arahabwa da usaba muzahabwa cyane cyane musabana neza kugira ngo nigiye kwirinde byanyu bizi. Ubwo rero usaba arahabwa yasabye neza ntogeye wandi magambo. Umuryango rero ariko hari ikibazo babaze kuri koseko, hari ikibazo umusanga mukuru w'umuryango wa Diyonizi yabagira ati se umusabira inde, abizi nyine ko ahari. Natwe mwamuvuze ko yitwa mwavuze ko musaba Terese kugira abatereza benshi, si igihugu dufite abatereza na benshi nyine. N'ubu uri kugenda banza Terese, sinzi ko na Terese ariko hari n'undi dushobora kuba dutekereza ko ari uwo nguwo. Dukeneye hano muri Repubulika y'Abafaransa dukeneye precision, dukeneye precision no kwango ikintu mugakishimukakiyita inyito yacu. Hariya ni Terese, Terese mwese mwasabwe batereza mutegure mumenye ko ufite ibibazo mutangire mutegure. Asigaye rero ufite ikibazo ne bakibanije nyakubahwa. Murakoze. Mubuze ijambo ryiza, muratubwira muti ese umuhungu wanyu waje gusaba umukobwa wacu twamuzanye, ese arahari?
nyakubahwa ntabwo ari byo bisabira, ntabwo ari byo bisabira. Urabona ko ufite umuhara, ariko umuhungu wacu arahari waje gusaba, uzayisaba Terese. Umuhungu wacu rero, umuhungu wa Kayaburuka aherekejwe n'umuryango n'inshuti, twazanye nawe, twaje tuzanye. Nkaba rero ndasaba umuhungu wacu, umuhungu wa Kayaburuka, kugira ngo ahaguruke mumubone. Bose twamuzanye turi kumwe nawe. Umusore wacu rero urabona ko ari umusore w'intarumikwa, umusore uhagaze neza rwose, ufite uburanga kandi ufite n'urukundo. Ubwo rero yamuberetse. Umuhungu wanyu ni mwiza, arakwiye rwose. Mwaje rero dusaba urukundo, kandi umuryango wa Terese nawo wihereye uburyo umuhungu wanyu akeye, nta mpamvu n'imwe dufite yahakana uriya muhungu mwiza. Nkaba rero mu izina ry'umuryango ngira ngo mbwire mwana Augustin kugenda ukangurira Luka kongera kwa Terese bakwemereye. Nimara kuba ku mitobe manzaniye yo gusaba umugeni, ubwo turi buvuge ibindi bijyana nabyo. Murakoze, Imana ibamugishe. Abo twazanye rwose amashyi menshi y'impundu. Babyeyi b'umuryango wa Terese n'inshuti, turabashimiye cyane kubw'urukundo mudukunda, kuko ubupfura mufite, kuko bavuga ngo aho imfura zihurira, aho zisezeraniye niho zihurira, haba no mu magambo. Turabashimiye kuko babasabye umugeni mukaba n'umutwemereye. Bose turabashimiye cyane, murakagira abageni, murakagira abaza kubasabira, kandi natwe rwose dufite abageni mu muryango wacu n'abasore. Ubwasigaye nyine ari abasore twazanye nabo, ari inkumi, ari abasore mu muryango wacu n'inkumi zanyu, nababwira iki? Imiryango irafungutse rwose, ni ukuri, ni ubumwe n'ubundi, ni urukundo n'urundi. Haleluya. Aho urukundo ruri n'Imana ibihari. Bose turabashimiye cyane. Bwana Augustin uhagarariye wa muryango w'ukwaruka arambiye gusa amatungo barashaka kuvuga mbese tunabikora. Ntabwo uwasabye urukundo hari icyo ajya abura, gusa hari icyo nashakaga nyine nibutsa
umuryango bagiye n'izi n'ibiki bagize uti ariko nawe uhagarariye ugomba kwibuka ko umugeni ari butumika atese ubwo wayibonye ko tutayibonye uragashaka guha ijambo Agusitini kugira ngo ambwire icyo nsubiza uyu muryango ubajije niba nakurikije gahunda umukobwa wacu ufite irindi zina ubundi yitwa Uzayisaba na Terese, ariko hari n'akandi kazina kimuhimba ari mutumwifu. Ubwo rero bana Agusitini ijambo bagezana. Urakoze cyane. Mbere yo kugira icyo uvuga nazanye n'abasore n'inkumi twikoreye tuzanye amaturo hano mu rugo kugira ngo babishikirize hanyuma n'icyorezo. Urakoze. Kuko bahoze tuvuga ko twaje twiteguye umuryango wa Kayaburuka twaje twiteguye nababwiye ko twazanye n'abasaza n'ibikwerere n'abasore n'inkumi n'ababyeyi none uyu mwanya tugezemo kuko mwatwemereye umugeni kandi mwatubwiye amazina y'umugeni, mwatubwiye ko ari mukobwa jana, ari murorunkwere, yewe hari n'amazina yabo y'amagenderano yaba afite tutazi, harimo bazaninka. None natwe rwose turashaka kubahiriza uyu muhango uko twaje twiteguye, mumaze gutegerera umugeni, none tukagira ngo dutange ishimwe ry'ababyeyi batwereye umugeni, bafashe neza umugeni wacu bakamuha uburere bwiza. Muri uyu mwanya ni ishimwe ry'ababyeyi aribyo twita mu kinyarwanda inkwano. Ubwo rero twazanye n'abasore bikoreye imitobe, twazanye n'abamama bafite ibiseke kuko iwacu tubejeje, ni igihe cy'isarura, ni igihe cyo kuganura. Bose natwe muri ibi biseke twazanyemo impeke, twazanyemo byose mbese bitunga imibiri yacu. Ubwo rero turashaka kugira ngo tubyubahirize nk'uko bikwiriye. None mbere na mbere reka ko twaje twikoreye, nazanye umutobe w'abakuru ndetse n'abato. Tuzi ko mukunda imitobe rwose, ni ikinyobwa cyiza gitunga umubiri ukamererwa neza. Ibinyobwa nyine nibyo tugiye kuganiriraho, nibyo biherekeza ishimwe twazanye ry'ababyeyi ariyo kwara. Mwanyemerera mukigira hino
tukabashyikiriza aya maturo twabatuye kugira ngo dukomeze tuganire kandi dukomeze tutarame. Uyu mutobe ndabizi rwose muri abantu bakuru, kandi abakuru bose bakunda wa mutobe w'umwikabe wawo uburyo bwose ufite umuneke kugira ngo ubagarurire eneji. Mwakire amaturo tubatuye hano. Arundi w'abasore n'inkumi nawo bose wawunyoye ndumva ubaberera neza cyane. Ubwo rero mubyeyi mwakire aya maturo. Twazanye n'indi mitobe hariya murayibona kuko bose ntabwo tugomba kuza mu rugo rw'ababyeyi rw'abakuru, tugomba kuza twikoreye, tugomba kuza tubayiburiye. Ubwo rero abakobwa bari bakire n'ibyo biseke. Nuko rero turabashimiye kandi rwose dukomeze tubererwe neza twese. Urakoze. Reka mushyikirize. Ndashaka kubanza gushimire uyu mutobe muzaniye. Mbonye waramenye neza umuryango wacu w'urwatondiko dukunda umutobe uri 0% alcool. Ibyo nabirebye nsanze wabyitondeye cyane, ndagira ngo mbigushimire kuko iyo hajya kubona 1% bya alcool wari kubusubiza mbere. None mbonye ko ari 0% alcohol. Ibyo ndabigushimire cyane. Iyi mpano mfashe impano y'ababyeyi baturereye umugeni. N'ubundi ndagira ngo nibashyikirize bose mwarakoze kutuberera umugeni mwiza, umugeni w'umucyo, umugeni w'urukundo ukundana. Ubwo rero ndagira ngo bashyikirize iyi mpano y'ababyeyi. Murakoze. Impano turayishimiye. Reka nishyikirize umuryango ugenda urebe neza iyo mpano y'ababyeyi niba koko harimo icyo twari dutegereje. Murakoze. Bakumera amashyi n'impundu. Impano mwatuzaniye bayishimiye. Maze kwishima dusanga umukwe wacu tugombye kumwakirana icyubahiro cyose. Niyo mpamvu nshaka kugusaba ko twaha icyubahiro umukwe kumwicaza ahantu akwiriye. Noneho ukabona ko mumurikira umugeni n'abayobozi. Ndasaba bose ko mwamwinjiriza hino tukaramukanya. Abo twazanye reka dushimire umuryango amashyi menshi y'impundu
murakoze cyane kuko mudushimiye iriya mpano twashyikirije umuryango ukaba mwayishimiye rwose turabashimiye cyane muti none umusore ko mugiye kumuha icyubahiro ndagira ngo Pasiteri Enoke ahaguruke bamwereke n'umusore bari kumwe wundi bamwereke ibyubahiro byabo aho bari buze kwicara kugira ngo n'ubundi gahunda zikomeze murakoze cyane ubwo rero twabateguriye umwanya wicamo hariya muzongere mumwemerere mugende wicara abasore beza rwose barerewe nuko nibongera amashyi menshi bwana mushizi ntabwo mutsindira mu kanya gatoya umukobwa wanjye araza kubabuza kuko nabikwemereye ntabwo rwose bitsinde mu kanya gatoya araje akuramutse n'umuryango mwazanye murakoze cyane
Terese rero uzayisaba umuryango wemera inkwano kandi umusaba mukuru pasiteri ari tuyoboye yemeye kugenda wayona kimumara kundanye kandi urabigaragariza ku mugobeko niba koko mwarakundanye niba koko ibyo umusama mukuru yavuze ari byo niba koko umuryango mugari ibyo wavuze ari byo urabigaragariza gutera intambwe umwegera ryo kuri rwanyu umwe watojwe maze umuhobere Imana usanga muri imfura gutera intambwe imwe hariyo ntaza gutera ariko ni yawe iyo ni yawe iyo ni intambwe yawe ni ukora ariko amashyaka amashyi yabaye kumwe
byanyu mukomeza tugume twabashije arashimye ko heza mugenzi we hano hari umujene mugenzi we umufasha murakoze cyane birakomeye ibyo no katari ibindi bifite nange nshaka kubareka ziri kwari bishara gukora ati ko burya bya bindi bihagije gusa ati kanshira n'ibi ngibi bizakuba unyibuka iteka ryose ngiye mu murimo ujya usengera uko ngiye mu nicyo cyatumye muhamagara nyine mu twari twanjye nicyo cyatumye navuye yeje nkaba nari hano kugira ngo uzajye ufashe umurimo w'Imana nabakohereje bose Gusaba sekuruza w'amahanga yasezeranije abisirayeli kuzabahakana nibo gakondo yasezeranije aburahamu gusaba sekuruza w'amahanga yasezeranije abisirayeli kuzabahakana nibo gakondo ayo masezerano yose yarasohoye
Abasekuruza w'amahanga yasezeranije abisirayeli
imiryango yateranije ikomeje kunezerwa cyane kandi haba umuryango wa Pasiteri Enoki n'umuryango wa Terese bose twishimiye hamwe kubana no gusangira amafunguro buri muntu wese kandi yanezerewe. Niyo mpamvu tugeze muri mwanya wo gukata umutsima baduteguriye wagejeje hano imbere yacu. Niyo mpamvu nsaba kugira ngo Marie Terese atamukanye n'umukunzi we baze bawudukatire kandi natwe badusangize tuburyo tunezerewe. Umwanya n'umwanya w'abari mu kibagire ni mu kibagire. Kandi musangize urukundo rw'Imana kandi mwashimye cyane. Amashimwe urwo rwibutso kandi n'urugo rwiza cyane ubizigura mu rugendo rwanyu mudukatire kugeza igihe ko mubishatse murekera aho ngaho umunsi w'umwanya w'umwanya wanyu. Amashyineshi hanyuma rero abavandimwe n'abagenzi baze badufashe kugabura dore batubwiye kandi baraduhaye byinshi. Bakoze cyane. Mbere yo guha umushyitsi mukuru ijambo hari undi mukozi w'Imana rero atambuke hanyuma yirinde kandi akoresha umwanya wo kubigisha. Ari pasiteri reka isabe kumushyikira kare ndasaba Kamera Kabuza na Alexi na madame ko baza hano gusengana imitorero yateguye idogote. Hanyuma rero twifuje uyu munsi kuza gushyigikira mushiki wacu. Tunejejwe cyane n'ibi birori yagize kandi rwose dushaka kugaragariza umunezero ko twishimiye ndetse twishimiye n'umutware ndetse na famiye yawe yose. Tunejejwe rero n'ibi birori kandi tukubwira ko tuzagushyigikira mu birori byose iminsi yose. Tuzadufatanya muri byose kandi nk'abavandimwe. Umushiki wacu utarahwemye kuza kubana natwe, yaba hari ibibazo byabaye akaduhamagara tukabifatanya
n'ibyishimo rero twanejejwe cyane no kudutumira kuza gufatanya nawe muri ibi byishimo. Iyi gurupe rero tumaze kwicara tumaze kubona ubutumire turavuga ngo reka tuzategura impano tuze gufatanya nawe ibyishimo. Twagira ngo rero mutwemereye wowe n'umutware ko mwahaguruka tukabashyikiriza iyi mpano yateguwe n'abanyetorero, kandi tuzababwira buriya mu birori bikurikira tuzabye neza ko tuzabyitegura tukabigenza neza. Reka sabe bene data ko baza tukabigenza impano. Abasekuruza w'amahanga yasezeranije abisirayeli kuzabahakana nibo gakondo. yasezeranije aburahamu kuzabasekuruza w'amahanga Yasezeranije abisirayeli kuzabahakana nibo gakondo. Ayo murakoze twamuhaye ijambo. Twebwe umuryango wa Kayabo Gukwa turashimira umuryango wa Diyonizi ukuntu batwakiriye muri uru rugo rwanyu, badufashe neza, twanezerewe, kandi turabashimira urukundo mwaduhaye, turabashimira kugera mwaduhaye. Ukuri umuryango twese twabaye umwe, none ndabona umunsi ukiri ikibu aba basaba ko mwadusezerera, kandi mu kinyarwanda baravuga ngo isuka ibagarira ubucuti n'akarenge. Ukuntu mwatwakiriye, ukuntu mwadufashe neza, twabaye umwe, natwe tubahaye karibu kuri wa munsi twasezeraniyeho bose umusazi wacu, kugira ngo natwe tubakire imiryango ikomeze isabane. Bose tukaba tubashimiye urwo rukundo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo indirimbo ya 25 iravuga ngo tugushimira, reka dushime Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugushimira tubareka tukurabije n'ibiri imbere. Byagenze neza rwose, tugomba gushima Imana, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo aho tuzagera bakatwakira tujye tubasaba umugisha. Natwe rwose uyu mwanya, mu mwanya wo gusezera, ntabwo twagenda tutabasabira umugisha, kuko niko ijambo ry'Imana ribivuga, kandi nk'abana b'Imana bose niko tugomba kubigenza. Abasaba Pasiteri Christophe rero kugira ngo yigire hino ashime Imana ibyatambutse byose, kandi asabe umugisha umuryango wa Diyonizi bose, kandi mukomeze mugire ibirori byiza, mukomeze mugire igitaramo cyiza. Twebwe rero bose kugira ngo dusezerere, kuko hari ubutumwa tugomba kugeza uwo twasize mu rugo ubu baradutegereje. Murakoze rero, Imana ikomeze ibahe. Amashyi menshi. Bana Agusitini, ndagira ngo nanjye banze gushimira. Wabaye intumwa nziza, ntabwo ukayibeshye rwose,
kudutuma muri uyu muryango wa Terese kugira ngo ushake n'umugeni. Ndagushimiye n'umutima wanjye wose umwanya w'umuryango ukaba rero usabitse. Ndashaka guhaguruka njye kubwira abo nasize inyuma amakuru y'urugendo rwose ni byiza cyane, ariko nkumva nkurikije ko waje werekejwe n'ababyeyi n'abakambwe n'abasaza ndetse n'abasore n'inkumi, nzi ko ufite urugendo runini, ntabwo nakohereza gusa rw'inyota zo kwinjira mu nzira. Nashakaga ko wakwakira aka gatobe kugira ngo nugera mu nzira inyota ikagufata ube washobora gusomaho mugakomeza urugendo. nkaba nshaka rero kubashimira muri rusange, wowe n'intumwa uyoboye, kandi rwose nshaka kubifuriza urugendo rwiza. Baravuze ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Itariki twumvikanye wemereye ko nzayubahiriza, ni ukuvuga ngo mu minsi mikeya kuri iyo tariki ya 21 uzabona nje ngurekeye nk'uko twabisezeranye, kandi wizeza ko tutica umugambi. Ubwo rero ndakwifuriza urugendo rwiza kandi ugasuhuza umuryango wa Gukwa wose no kubashimira. Umwami Imana y'amahoro ibane nawe. Murakoze kandi turabashimiye no kunkamba muduhaye, ariko ndabona mu ufite ibirori akako ndagatwara, ndagira ngo waka kanozanyiro muduhaye tuze kugasangira, mwakire rwose. N'ubundi twahoze dusangira, n'ubundi tuze kugasangira mudusezera kuduha ikore twacu. Murakoze, turabashimiye cyane rwose. Ubwo rero uko dukunda isengesho, mwasabye pastor ko yadusengera, nadusutagise Imana. Ndabasuhuje cyane. Yesu ashimwe ko muri abakristu amen azagiye. None mwibaza ko sina muri eglise gusa. Amen. Kandi twabaye umuryango. Ko turi umuryango rero turaza kumvikana. Amen. Ndashima Imana cyane, bambwiye musenge mugasana ngena terekanye aho negamiye. Sinogera nerekanye aho negamiye ndanezerewe. Naheruka mu Faransa muri 2014. Umunsi naje rero nahakunze, kare naje muri mu kibisi kiriniya sinahabona. None umunsi nasanze ari ikiyaya gusa amatara. Murababarira ikinyarwanda sindakizi cyinshi ubwa muragerageza nawe. Nasanze ari ikiyaya gusa ndanezerewe. Aho twaca rero nasanga hari bariyeri, hari umugozi bakatwaka amafaranga. Kandi nuko twaka amafaranga nta kibazo. Twakagize ikintu ku mutima kituragishinga urukundo. Dushika mu bana b'Imana baratwakira. Burya rero umukuru n'ikinyarwanda nico kimwe. Umuntu aguhaye inka ihembe umuvuga izina uvuga gusa ngo wampaye inka. Umuryango nabo mwaduhaye umugeni turabubaha turavuga izina. Muga umuryango wa Terese Imana bakumugisha, mwatwakiriye neza, twanezerewe cyane. Ikigira kabiri, ijambo ry'Imana riravuga ngo umukobwa ubwiza bwo gushikana umugeni bwami, umugabo ubwenge nibwo gutuma haba. Turabashimiye ko mwaduhaye umugeni mwiza kandi w'ubwenge. Urabona abantu bose babwiye Yesu arakeneye dukurikira ubwenge bwiwe. Amen. Kandi twarabyibwije
twarabyubwiriza gusa abize iby'imico byo kubana sociology baravuga ngo gushaka umugeni uraba kritere zitatu uraba ko abo bantu bafise hari kritere etike ubuntu murabanyabuntu bwinshi imana ibaha umugisha mwagaragaje ubuntu urukundo twarabonye ubwo buntu bwanyu butiza uruhu imana ibaha umugisha icya kabiri nacyo uraba mu kritere ekonomike yewe ko mufise ibintu imana ibaha umugisha mwatwakiriye twarafunguye twariye tuguwe neza ibintu byose ni sawa hari icya gatatu nacyo ngo barabakritere genetike ko abantu barondowe ehera ugena mu ngano amen muduhaye ingabire nziza kandi turabashimiye cyane kubera rero iyo ngabire twari tuyikeneye twari kujana ugakora kanasezera bayinasenge twari twihanganiye yazawe ubundi zijya ndabyo ntitwari kubigena ko zoma twari kugenda tujanye kubera tuyikeneye mugabo burakeye imana ibaha muzokwerekeza azoraba kugira twari twifuza kubana nayo jewe cyane cyane ndanezerewe azomfatanya ibikorwa na jewe imana ibaha umugisha reka zenge imana mana turagushimiye dushimye umunsi mwiza waturemeye mwana tutarabaho uburinzi umunsi ubaho kandi tukawunezererwa mwana turagushimiye rero data umunsi twawifuje kera kandi wawushoboje kuko ni wowe n'ibihe niwo ugenga ibihe niwo ukuranya imyanya n'ibihe ubibika bamukimura abandi mwana ibintu byose buri biganza cyawe kandi urabitegeka reka tugushimire rero kuri ibirori byiza wakoze mwana batwakiriye neza bagaragaje urukundo turakwereka uwo rukundo rwabo ruvomere mwana batuzimanye imana ku buryo natwe twanezerewe aho bakurira hafi mwami ubongerereze ibyo batanga n'ibyo basigarana mwami kandi tugiye gutandukana mwami ubu ntitwabishaka bwano kubera tukiri muri iyi si mugabo hari igitondo cyiza kizoba tukabana twese nawe mwami yesu ugira heza ubwo tukiri muri iyi si biragize ngombwa ko umuntu wese atahagiyeho niyo yapfa turakwinginga rero data mwiza ujane natwe tuberekeze ganda cyawe cyiza kibane natwe mwami igitinyiro cyawe kitubeho mu bwiza bwawe tutwigire mwami tukwereze inshuti zacu zisigaye muri iki gihugu mwami nabo barinde mwami barindishe ujya neza kwawe imbabazi zawe n'urukundo byawe mwana ishabire imitima yabo mwami dusubire guhura dufise amashimwe kandi duseho dukwe nawe dushikanye turi imigisha yawe mwami tubiseye tutizeye kandi dusenga bukeya twemeye dusabira byinshi kuko tubikunda uradukunda mwami yesu ni mu izina ryawe ndabishima amen.